Azizi Bosone kirimo Rayon Sport wamwita Tambwe Gloire Ngong, musore ukomoka muri Kongo Kinshasa ariko ufite ubwenegihugu bw'igihugu cy'u Burundi, akaba yaratowe nk'umukinnyi mwiza w'ukwezi gushize mu ikipe ya Rayon Sport. Kongera kubishimangira nta nubwo bimutwaye umwanya habe na mutoya, aravuga ati ikipe yacu ikeneye kwitwara neza kugira ngo idakomeza gusigara ku rutonde rwa shampiyona. Tayari kabisa, pasa nziza cyane yariturutse mu mpande, ahita agira atya bamwita Tambwe Gloire ku munota wa mbere gusa bateretse mu gitego cya mbere cya Rayon Sport. Rayon Sport kimwe Rutsiro ubusa kabisa. Atasiyo ko nayo Rutsiro bayipashe igizayo, arashota arawukora musiro hagati nta kintu cyabaye. Umupira wa attention Kidogo ari arashota kirajyamo Kidogo tono Rutsiro cyanyoye mu mbere Mari Kidogo Rutsiro. Quelle justesse technique, ubwenge bwinshi cyane, amayeri menshi cyane. Kipe Rutsiro bubatse igitego mu buryo butangaje, pase kabisa bahera hagati mu kibuga barinja bagera mu kibuga cya Rayon Sport, mu ruga rw'amahina barekura pase kabisa indi bamena defense bakayibomora bakayicengera yose uko yakabaye. Musore w'umuhanga aritonda agarura baro n'agatsinsino, barisanga nta mudefenseri wari wakurikiye, ituje ahagaze yonyine kabisa ari inyuma ya penalty. Bamwita mu mbere Mari Kidogo agana ku ruhande, rekura baro deuxième poto n'imbaraga ishoti riremereye cyane mumoso kabisa, bararagenda kabisa mu moso nziza cyane yubika mwiza mu muzamu arakurikira, ariko Pavel Nzira ntacyo ari gukora. Umupira wari ufite imbaraga nyinshi cyane yawukurikira, ariko Ruvuyanga umurusha ingufu mutanga mu nshundura. Nta n'iminota 5 yo guhumeka Rayon Sport. Turi ku munota wa 9, Rayon Sport kimwe Rutsiro kimwe kabisa. Kipe Rayon Sport umva bareyo bati umva bareyo abareyo bati abareyo kabisa bakabatanze spectacle hano. Abedi afungura konti y'ibitego azatsindira ikipe ya Rayon Sport. Cyari ikibazo kigiye gusa, pasa nziza cyane iturutse ku ruhande kwa Sermogo ari Omar, arayigarura inyuma y'urugaga rw'amahina gatoya, asa n'uyitanga kugira ngo bashotere uyu mupira inyuma bawohereza mu nshundura. Baro rero yazaga ifite imbaraga, nta nubwo Abedi ategereje yuko baro imusanga inyuma, abakibona Sermogo ari Omar asunitse baro maze azayisanganira rimwe, shuti rya hatari. Bararagenda yubikamo Rayon Sport, itayandika igitego cyayo cya kabiri. Umukinnyi w'umuhanga wari umuhanga. Rayon Sport 2 kipe Rutsiro kimwe. Rayon Sport ivuga iti ntabwo twakomeza gusigara kuba mwaratsinzwe n'andi makipe, ntabwo ari twebwe mwaza kuri amanota.
cyanyoye Rayon bibiri by'abasore babiri b'abarundi Abed ndetse na Ngong, mu gihe ikipe ya Rutsiro ifite kimwe cy'umusore Mumbere Malek Kidogo w'umukongomani, uretse ko n'aba Abedi ndetse na mugenzi we Ngong nabo ari abasore b'abakongomani ariko bafite national na Abedi Lokando ku munota wa 59 reka turebe ko uyu musore avundereza amakanika igitego cye cya kabiri. Nibyo penalty ikipe Rayon Sport igiye guterwa na Abedi Bigirimana Lokando, ndamubona mukongomani bita Nzana Ebeninyas. Abakongomani bararebana, umwe afite nationality y'u Burundi ariko undi n'umukongomani pire. Attention, reka turebe Abedi ateye intambwe eshatu inyuma, hagarara mu mfundiko ze, bayikuramo sa kipe y'umusore muzamu Nzana Ebeninyas aramubwira ati rwose jewe hari ahantu duhurira mu bijyanye n'inkomoko ariko mu byo guhaha ntabwo turi kumwe kabisa. Kabakwemo penalty ya Rayon Sport y'umusore witwa Inyase Ebene uzamu wambaye nimero 30. Penalty arirambye abanza kwikuramo, yidunza ahita yongera arayifata. Abedi uteye agapira kadafite imbaraga nyinshi ariko umuzamu yari yakurikiye, barayikuramo. Rayon Sport irata uburyo bukomeye cyane bwo kubona igitego cya gatatu. Iminota 60, Rayon Sport 2, ikipe ya Rutsiro 1. Ese amahirwe Abedi awushije baza kwicuza cyangwa se barasoza match batsinze? Dukomeze na game. Rayon Sport kera gishyiramo cya gatatu, kirimo Zizi Basane kuranya kabaye. Banza umva amashyi y'abareyo hano, umva abareyo